Twishimiye kubakira aho mwaba muri hose ku isi ku isomo ry'umunsi ryo kuri uyu munsi wihariye w'urwibutso rw'urupfu rwa Yesu Kristo rwo muri uyu mwaka wa 2025. Tubahaye ikaze. Reka umuvandimwe Bob Batra ufasha muri komite ishinzwe gusohora ibitabo adusomera umurongo isomo ry'umunsi rishingiyeho. Umunsi w'urwibutso kuwa gatandatu tariki ya 12 Mata. Imana itanga n'ubuzima bw'iteka binyuze kuri Kristo Yesu umwami wacu. Abaroma 6:23. Urakoze muvandimwe Bob. Kuri uyu mugoroba turareba ibikorwa bibiri bikomeye kuruta ibindi byabayeho mu mateka bigaragaza urukundo. Reka noneho muri make tuvuga ibijyanye n'imbabazi n'ubuzima bw'iteka. Imbabazi Yehova yatugiriye zizatuma tubona ubuzima bw'iteka. Ni ibyaha bingahe umaze gukora kuva wavuka? Ese waba warigeze utekereza cyangwa uvuga cyangwa se ugakora ikintu utabanje gufata akanya ngo ubitekerezeho mbere yaho? Twese twagiye dukora amakosa atabarika. Kugira ngo tubyumve neza, reka dufate urugero rw'umuntu ukora ibyaha 10 ku munsi. Kandi tuvugishije ukuri, ubusanzwe dukora ibyaha birenze 10 ku munsi. Ngaho tekereza ibyaha 10 mu minsi 365 igize umwaka. Ubwo mu myaka 25 uzaba umaze gukora ibyaha bingana iki? 91,250. Kandi buri myaka ine hiyongeraho umunsi umwe bikaba bibaye iminsi 6. Bya byaha bikaba ari 91,310. Kandi icyo ni ikigereranyo cy'ibyaha 10 ku munsi gusa. Ubwo mu myaka 50 umuntu aba yarakoze ibyaha birenga 180. Uwo ni umwenda munini cyane w'ibyaha. Ibyo byaha ni byinshi cyane ugereranije n'udukosa duke abavandimwe badukorera. Agace ka mbere k'umurongo ugize isomo ry'uyu munsi wo mu Baroma 6:23 kagira kati ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ubwo rero kubera ibyaha dukora nta kindi kidukwiriye uretse urupfu. Ese hari icyo twakora kugira ngo twishyure uwo mwenda cyangwa duhanagure ibyo byaha? Muri Zaburi ya 49 umurongo wa 7 n'uwa 8 habivuga neza hagira hati nta n'umwe muri bo ushobora gucungura mugenzi we cyangwa ngo ahe Imana inshungu ye. Inshungu y'ubuzima bw'umuntu irahenze cyane ku buryo nta wabona ikiguzi cyayo. Ubwo rero nta cyizere twagira twishingikirije ku mbaraga zacu. Ntidushobora kwicungura. Ni ibintu bibabaje cyane kuba ntacyo dushobora kubikoraho kandi tubikeneye cyane. Icyakora hari icyo Yehova yakoze kugira ngo adufashe. Agace ka kabiri ko mu Baroma 6:23 kagira kati Imana itanga ni ubuzima bw'iteka binyuze kuri Kristo Yesu umwami wacu. Ubuzima bubabaje twari turimo bwatumye Imana itubabarira ibyaha kandi duha impano ihebuje ariyo buzima bw'iteka. Ijambo ry'ikigiriki ryahinduwemo impano rifitanye isano n'irindi ryagiye rikoreshwa risobanura ineza ihebuje. Ubwo rero iri jambo impano nanone twavuga ko ari impano ihebuje cyangwa impano duherewe ubuntu. Birumvikana ko uyu murongo uterekeza cyane ko uhabwa iyo mpano atayikwiriye, ahubwo yibanda ku buntu bw'uyitanga. Yehova aragukunda cyane ku buryo yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo atange igitambo cyo kugucungura. Impano Imana itanga ni ubuzima bw'iteka. Ese waba wicira urubanza kenshi bitewe n'amakosa wakoze kera ugatekereza ko Yehova atakubabariye? Ese igitambo cy'incungu cya Yesu Kristo cyatwikiriye ibyaha byawe mu buryo bwuzuye? Muri Isirayeli ya kera Yehova yashyizeho umunsi wo kwiyunga n'Imana. Uwo munsi akaba ari urugero rwiza rushobora kuduhumuriza muri iki gihe. Mu Giheburayo uyu munsi wo kwiyunga n'Imana usobanura umunsi wo gutwikira. Dore iki gitabo Insight kivuga ku bijyanye n'umunsi wo kwiyunga n'Imana. Kwiyumvisha neza ibyabaga kuri uwo munsi bituma dusobanukirwa neza icyo uwo munsi wasobanuraga ku Bisirayeli. Nta gushidikanya ko uwo munsi watumaga barushaho kwiyumvisha neza ko ari abanyabyaha kandi ko bari bakeneye inshungu. Nanone byabafashaga gushimira Yehova cyane kubera imbabazi yabagaragarije ashyiraho uwo munsi kugira ngo atwikire ibyaha babaga bakoze muri uwo mwaka ushize. Mubare w'igice cya 16 hasobanura ibyakorwaga ku munsi wo kwiyunga n'Imana. Umuryango wa Yehova wakoze video nziza cyane ifite umutwe uvuga ngo ihema idufasha gusobanukirwa bimwe mu byakorwaga. Uzongera uyirebe.
Icyakora hari ikindi kintu cyakorwaga ku munsi wo kwiyungaho n'Imana tutajya dutekerezaho cyane. Mu Balewi 16:5 havuga ko Aroni umutambyi mukuru yagombaga kwaka Abisirayeli amasekurume 2 y'ihene akiri mato yo gutamba ngo abe igitambo cyo kubabarirwa ibyaha. Icyo gihe ayo matungo uko ari 2 yabaga agize igitambo kimwe cyo kubabarirwa ibyaha. Reka noneho dusome kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 10. Abalewi 16:7 kugeza ku 10 hagira hati: azafate, ni ukuvuga Aroni, azafate za hene zombi azizana imbere ya Yehova hafi y'umuryango w'ihema ryo guhuriramo n'Imana. Aroni azakorera ubufindo izo hene zombi, imwe ibe iya Yehova, indi ibe iyo gutwara ibyaha by'abantu. Aroni azaza n'ihene ubufindo buzaba bwagaragaje ko ari iya Yehova, ayitambe ibe igitambo cyo kubabarirwa ibyaha. Ariko ihene ubufindo buzaba bwagaragaje ko ari iyo gutwara ibyaha by'abantu, bazayizana imbere ya Yehova ari nzima, kugira ngo ababarira abantu ibyaha maze bajye kuyita mu butayu. Hano tubonye iby'ihene yo gutwara ibyaha by'abantu. Nanone iyo hene yitwa Azazeli, bisobanura ngo ihene yo guta mu butayu. Nanone nk'uko bisobanurwa mu mirongo ikurikiraho, Aroni yazana igikimasa cyo gutamba ngo kibe igitambo cyo kubabarirwa ibyaha, kugira ngo we n'abagize umuryango we, hakubiyemo n'Abalewi bababarirwa ibyaha, none hakabona gutamba ya hene ya mbere ariyo ya Yehova, kugira ngo n'abandi Bisirayeli bababarirwe ibyaha. Ariko ihene ya kabiri yo ariyo yo gutwara ibyaha by'abantu yoherezwaga mu butayu. Kugira ngo ikomeze kubaho, byaterwaga n'uko hari yabaga yishwe igatambwaho igitambo cyo kubabarirwa ibyaha, kubera ko ubuzima bw'ikiremwa cyose buba mu maraso. Kuba ihene igenewe Yehova yaricwaga, byatumaga ihene yoherezwaga mu gasozi ikomeza kubaho. Ni iki cyakurikiragaho? Reka dusome umurongo wa 20 kugeza 22. Hagira hati: narangiza kweza ahera cyane ihema ryo guhuriramo n'Imana n'igicaniro, azazane ya hene nzima. Aroni azarambike ibiganza bye byombi ku mutwe wa ya hene nzima, maze yivugireho amakosa yose y'Abisirayeli no kwigomeka kwabo n'ibyaha byabo byose, bibe nk'aho abishyize ku mutwe w'iyo hene, hanyuma ijyanwe mu butayu n'umuntu watoranyijwe. Bizaba ari nk'aho iyo hene yikoreye ibyaha byabo byose ikabijyana mu butayu. Azajyana iyo hene mu butayu ayiteyo. Umutambyi mukuru yavugiraga ku mutwe w'iyo hene amakosa yose y'Abisirayeli no kwigomeka kwabo n'ibyaha byabo byose. Iyo abantu bumvaga ayo magambo ye, nta gushidikanya ko bongeraga gutekereza ku byaha bakoze, n'andi makosa buri wese yabaga yarakoze mu mwaka wabo gushize yica amategeko ya Mose. Sa n'utekereza uri ku ihema ryo guhuriramo n'Imana, ku munsi wo kwiyunga n'Imana, ureba bashoreye ya hene bayijyanye. Mu myaka yakurikiragaho, iyo hene bayisunikiraga ahantu hashuramye cyane kugira ngo itazagaruka. Abantu bitegerezaga iyo hene babyitondeye, ubwo yabaga ijyanye ibyaha byabo mu butayu mu buryo bw'ikigereranyo, kandi ikaba itazagaruka ukundi. Abisirayeli bumvaga babohowe iyo barebaga iyo hene ikuwe mu nkambi kandi bazi neza ko itazagaruka. Uru ni urugero ruhebuje rugaragaza imbabazi za Yehova. Birumvikana ko mu mateka y'Abisirayeli uyu munsi wo kwiyunga n'Imana hari ubwo wagiriraga akamaro by'umwihariko bamwe muri bo. Urugero, tekereza ibyabaye ku mwami Dawidi igihe yari amaze gukorana icyaha gikomeye na Batisheba kandi akicisha umugabo we Uriya. Nubwo umuhanuzi Natani yabwiye Dawidi wari wihannye ko Yehova yamubabariye, igihe Dawidi yabonaga iyo hene ya Azazeli ijyanwa mu butayu ku munsi wo kwiyunga n'Imana, yumvise ari nk'aho atuye umutwaro. Tekereza nanone umwami Manase wihannye. Wongere utekereze ku Bayahudi bo mu gihe cya Yosiya cyangwa mu gihe cya Nehemiya, igihe bamenyaga ko basuzuguye amategeko y'Imana mu rugero rukabije. Nta gushidikanya ko umunsi wo kwiyunga n'Imana wabahumurizaga uko bakomezaga kwitunganyiriza inzira igororotse kandi bagakomeza gutekereza ku mbabazi za Yehova. None se kuki natwe ibyo biduhumuriza nubwo hashize imyaka ibarirwa mu bihumbi? Nimureke tubirebe muri Yesaya igice cya 53 umurongo wa 4 n'uwa 5. Muri Yesaya 53 4 na 5, Yesaya yerekeje kuri Mesiya agira ati: "Nukuri
yikoreye indwara zacu kandi yikorera imibabaro yacu. Ariko twamufataga nk'uwahanwe n'Imana kandi agakubitwa nayo ikamubabaza. Yatewe icumu kubera ibyaha byacu, kandi amakosa yacu niyo yatumye ababazwa cyane. Yahawe igihano kugira ngo tubone amahoro, kandi ibikomere bye nibyo byadukijije. Nubwo umunsi w'Abayahudi wo kwiyunga n'Imana utakuriragaho ibyaha burundu Abisirayeli, ibintu bitandukanye byakorwaga kuri uwo munsi wizihizwaga buri mwaka byashushanyaga imbabazi zihebuje zatanzwe binyuze kuri Yesu Kristo. Yakoze nk'ibya ya hene yoherezwaga mu butayu, yikoreye ibyaha byacu kandi yatewe icumu kubera ibyaha byacu. Ni ukuri Yehova yadukuriyeho umwenda munini w'ibyaha byacu binyuze ku gitambo cy'incungu cya Yesu. Twabigereranya nuko waba ufite inshuti, mwaba mwasohotse mugiye gusangira, wajya kwishyura ikakubwira iti humura ninjye uri bwishyura. Ikindi gihe akakubwira ati iyi fagitire ndayishyura. Ubundi nabwo akavuga ati ibi nabyo ndabyishyura. Ubusanzwe iyo umuntu ahora kwishyurira wumva biguteye isoni. Ariko nanone tumushimira cyane neza n'ubuntu atugaragariza. Ese ibyo si byo Yehova nawe adukorera buri munsi? Uko twacumura, ikosa twakora, icyaha icyo ari cyo cyose twakora, iyo twicujije Yehova aratubabarira. Ni nk'aho Yehova atubwira ati fagitire nayishyuye. Niyo mpamvu muri Timoteyo wa mbere igice cya 1:15 intumwa Pawulo yanditse igira iti, aya magambo nayo kwizerwa kandi akwiriye kwemerwa rwose, ko Kristo Yesu yaje mu isi azanywe no gukiza abanyabyaha. Igitambo cy'incungu cya Yesu gifite imbaraga zo gukuraho n'ibyaha bikomeye. Ariko se kuki ari iby'ingenzi ko twemera inyigisho ijyanye n'incungu? Nuko kwemera incungu bituma twumva tunyuzwe kandi twishimye. Yehova ashaka ko tumukorera twishimye. Iyo dufite umutimanama utaducira urubanza, dushobora gukorera Yehova mu buryo bumushimisha. Umunsi wo kwiyunga n'Imana wabaga ku itariki ya 10 Tishiri. Kuba umunsi mukuru w'ingando warabaga hashize icyumweru, ni ukuvuga ku itariki ya 15 Tishiri, ni ibintu byumvikana. Muri icyo cyumweru, nk'uko bigaragara mu Gutegeka 16:15, abantu bagombaga kwishima bakanezerwa. Kubera ko umunsi wo kwiyunga n'Imana wabaga icyumweru kimwe mbere yaho, kandi ibyaha byabo bigatwikirwa, abantu bumvaga batekanye kandi babanye amahoro na Yehova. Umunsi mukuru w'ingando cyari igihe cyo kwishima no gushimira Yehova. Ibyo ni iki bitwigisha? Mu byumweru bibanziriza urwibutso na nyuma yaho, dushobora gufata akanya tugatekereza twitonze ku byo Yehova na Yesu badukoreye. Tuba tugomba kugaragaza ko dushimira kubera impano itagereranywa y'ubuzima bw'iteka. Natwe tuba tugomba kubabarira abadukoshereje. Ntidushaka kwemera ineza ihebuje Yehova yatugaragarije, hanyuma ngo tuyipfushe ubusa. Gusa twishimira ko Yehova atugirira impuhwe kandi akatubabarira. Tugaragaza ko twishimye kubera ko ibyishimo ari imbuto y'Umwuka Wera. Twemeranya n'amagambo ya Zaburi 32:1 agira ati, umuntu ugira ibyishimo ni uwababariwe ibyaha bye, n'igicumuro cye kikababarirwa. None se ni iki twaganiriyeho? Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano Imana itanga ni ubuzima bw'iteka binyuze kuri Kristo Yesu umwami wacu. Umunsi wo kwiyunga n'Imana wabaga muri Isirayeli ya kera utwizeza ko igitambo cy'incungu cya Yesu Kristo gituma tubabarirwa ibyaha. Ibyo dushobora kubizirikana mu gihe twitegura urwibutso. Mu gihe umuvandimwe Batra adusomera ibisobanuro by'isomo ry'uyu munsi, tuzirikana aho bihuriye n'incungu Yesu yatanze. Twe ntacyo twari gukora kugira ngo dukire icyaha n'urupfu. Yehova yemeye ko Yesu atanga ubuzima bwe. Rwose Yehova na Yesu barigomwe cyane. Ubwo rero uko turushaho gutekereza ku byo badukoreye, niko turushaho kwishimira incungu. Igihe Adamu yakoraga icyaha, yabuze ubuzima bw'iteka, kandi atuma n'abamukomotseho batabubona. Ubwo rero Yesu yatanze igitambo cy'ubuzima bwe butunganye kugira ngo agaruze icyo Adamu yari yatakaje.
igihe yari hano ku isi nta cyaha yigeze akora kandi nta kinyoma cyabonetse mu kanwa ke. Ubwo rero igihe yapfaga yatanze ubuzima bwe butunganye bumeze neza neza nk'ubwo Adamu yari afite atarakora icyaha. Urakoze Bob. Ubu noneho tugiye kumva imirongo ya Bibiliya isomwa mu gihe cy'urwibutso kandi yasomwe ukurikije uko ibintu byagiye bikurikirana. Nimureke tuyumve. Noneho umunsi wa mbere w'imigati itarimo umusemburo uragera, ariho bagombaga gutambira igitambo cya Pasika. Nuko Yesu atuma Petero na Yohana arababwira ati, nimugende mudutegurire ibya Pasika turi burye. Baramubaza bati, ni hehe ushaka ko tuyigutegurira? Arababwira ati, nimugera mu mujyi murahura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi. Mumukurikire mwinjire mu nzu yinjiramo. Hanyuma mubwire nyir'urugo muti, umwigisha aravuze ati, icyumba cy'abashyitsi ndi busangiremo Pasika n'abigishwa banjye kiri he? Uwo muntu arabereka icyumba kinini cyo hejuru kirimo ibyangombwa byose, aho aba ariho mudutegurira ibya Pasika. nuko baragenda basanga bimeze nk'uko yabibabwiye, bategura ibya Pasika. Ku munsi wa mbere w'imigati utarimo umusemburo, ari nawo munsi batambaga igitambo cya Pasika, abigishwa be baramubaza bati, ni hehe ushaka ko tugutegurira ifunguro rya Pasika? nuko atuma babiri mu bigishwa be arababwira ati, nimujye mu mujyi murahura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi. Mumukurikire aho yinjira mubwire nyir'urugo muti, umwigisha aravuze ati, icyumba cy'abashyitsi ndi busangiriremo Pasika n'abigishwa banjye kiri he? Ari bubereke icyumba kinini cyo hejuru kirimo ibyangombwa byose giteguwe neza, aho aba ariho mudutegurira ibya Pasika. nuko abo bigishwa baragenda binjira mu mujyi basanga bimeze nk'uko yabibabwiye, bategura ibya Pasika. Amaherezo isaha igeze ajya gusangira n'intumwa ze. Navukiye Nuko muri arazibwira Kongo, ati, ariko njye n'umuryango nifuje cyane wanjye gusangira twaje namwe iyi Pasika mbere y'uko bitewe mbabazwa. n'intambara. Ndababwira Ikintu ukuri ko kimwe ntazongera nibuka, kuyirya kugeza igihe ibintu byose ni bizaba ibisasu nk'uko byari twumvaga inyuma byaravuzwe, yacu ubwo igihe ubwami twarimo bw'Imana buzaba twiruka butegeka. duhunga. Twumvaga abantu hanyuma afata bavuza igikombe kirimo divayi, buri munsi, asenga aho ashimira maze twajyaga aravuga ati, hose, twabaga nimwakire iki dufite gikombe ubwoba, mugihererekanye mugende tutizeye munywaho ko turi mwese. buramuke. Ndababwira ko Njye na guhera mama, ubu ntazongera nitwe kunywa twenyine kuri divayi twarokotse. kugeza igihe ubwami bw'Imana Kandi buzazira. iyo ni imwe mu mpamvu zatumye duhungira mu Ariko dore ndi gusangira n'uri bungambanire. kubera ko nakuriye mu Umwana nkambi w'umuntu agiye y'impunzi. gupfa nk'uko byanditswe, Icyo nababwira cyo ni uko ubuzima ariko bwabo ukoreshwa buba kugira ngo butoroshye. agambanire umwana w'umuntu Ikibazo gikomeye baba bafite ni inzara. azahura n'ibibazo bikomeye. Nanone kubera ko nta mukuru wanjye nagiraga, nuko batangira kujya impaka hagati yabo bakankubita. bibaza by'ukuri wari ugiye gukora ibyo Rwose bintu. numvaga nararenganye. Nubwo nari mfite agahinda, Afata nari n'umugati, nzi ko hariho Imana. asenga ashimira, yita arawumanyagura, ku bantu. arawubaha, Ubwo rero arababwira icyo ati, nakoze, nahise ntangira gusenga Imana. Uyu ugereranya umubiri natangiye wanjye gusengera ugomba mu gutangwa ku Bagatolika, bwanyu. nshakisha iyo Mujye Mana. mukomeza gukora mutya munyibuka. Igihe nari mfite imyaka 7 nahuye n'abagore babiri. abigenza atyo no ku Nyuma gikombe yaho kirimo nkaba divayi. naraje kumenya ko bari Bamaze abahamya gufata ba ifunguro Yehova, rya nimugoroba, kandi nashimishijwe aravuga n'ukuntu ati, barangwaga n'akanyamuneza. Iyi divayi Bari bafite igereranya Bibiliya isezerano mu rishya ntoki, rishingiye ku kandi maraso kuri ubwami yanjye, bampaye yavugaga agomba kumenwa ku ibyabarangiza. bwanyu. Naje kumenya ko hariho ibyiringiro Nanone by'igihe kizaza. havutse impaka Namenye ko zikomeye hari ibintu hagati byiza yabo, bidutegereje bashaka kumenya n'intego ukomeye y'ubuzima. kuruta abandi muri bo. Ariko arababwira ati, byaranshimishije cyane. Abami bo mu Nyuma isi yaho, barayitegeka, nahuye n'umwana kandi wari abayobozi ufite bayo igitabo bitwa abagira cy'abahamya, neza. maze ngifunguye Ariko mbonamo mwe amagambo ntimugomba yo mu kumera gice mutyo. cya 20 umurongo wa 4. ahubwo ukomeye Aho kuruta tuhasanga abandi itegeko ajya aba ritubuza nk'uworoheje gukorera muri mwe izindi mwese. mana. Ubwo rero igihe Nanone nasomaga, uwifuza kuyobora narababaye abandi cyane. ajya aba nk'ubakorera. nababajwe nuko None se ari numvaga umuntu uri kurya narahemutse, ari n'uri kumuhereza kubera ko amafunguro natahuye ko ukomeye ibyo kuruta undi nini? nakoraga byari ibintu Si uri kurya? bidakwiriye, kuko Ariko dore ntasengaga Imana ninjye uri y'ukuri. kubakorera. Kuva icyo gihe Icyakora sinongeye nimwe kujya mwagumanye gusengera mu nanjye mu Bagatolika, bigeragezo ahubwo nahuye nabyo. nasenze nsaba imbaraga Kandi ngiranye kugira namwe ngo mbashe isezerano kujya ry'ubwami, kureba abahamya, nk'uko maze na papa wo mu banyereke ijuru inzu yagiranye nanjye y'ubwami. isezerano.
nyuma kugira yaho ngo muzarire nagiye mu materaniro kandi munywere ku meza yanjye mu bwami kwibonera bwanjye, ukuntu abagize ubwoko bw'Imana bunze ubumwe kandi muzicare byankoze ku ntebe mutima z'ubwami, cyane. Kandi amateraniro mucire imanza arangiye imiryango abantu 12 bose ya baje Isirayeli. bampobera banyereka urukundo Simoni, ntigeze Simoni, mbona. Kandi dore icy'ingenzi Satani kurushaho, yabasabye ngo natashye abagosore nk'uko namenye ko bagosorera. izina ry'Imana ariko ari nagusabiye Yehova. ninginga kugira ngo Kumenya kwizera iryo zina kwawe kutagabanuka, byari byihariye kuko byatumye kandi nawe nongera numara kugira imbaraga kwihana, n'ibyishimo. uzakomeza Igihe abavandimwe natangiraga bawe. gukoresha izina rya Yehova Nuko ngatangira aramubwira ati, kumusenga, mwami niteguye kujyana niboneye nawe ko haba muri ariho gereza cyangwa gupfana nawe. yambereye mukuru ariko aramubwira wanjye, ati, ndetse arenga Petero, no kuba mukuru wanjye, kubera ndakubwira ko uyu igihe munsi saa kiri nasengaga bubite, bwa mbere nkoresheje umaze izina rya kunyihakana Yehova, gatatu. nanone arababwira ati, ba bana bajyaga bankubita. Ese igihe naboherezaga nifuje mudafite kunshuti udufuka zanjye. turimo amafaranga, Kandi ibyo byabaye nyuma y'uko udufuka turimo mvuye mu ibyo kurya materaniro. cyangwa inkweto, hari icyo mwabuze? baravuga bati, Ni ukuri ntacyo. Yehova yashyize Hanyuma arababwira ubucuti ati, hagati yanjye n'abanzi banjye. ariko noneho Yehova ufite agafuka k'amafaranga akajyane, yambereye n'ufite agafuka k'ibyo kurya akajyane, umutabazi, kandi umuntu muri udafite icyo gihe, inkota kuva ubwo agurisha namenye umwenda ko we ari ayigure. Imana yanjye, Ndababwira ko maze ibi mpita byanditswe niyemeza binyerekezaho maramaje bigomba kutazigera gusohora. mureka, ahubwo Bigira niyemeza biti, kuzamukorera iteka. yafashwe nk'umunyabyaha, ibinyerekeyeho byose birimo kuba. Nuko baravuga bati, njya muri mwami Amerika. dore Nahuye hano dufite n'umugore moto ebyiri. ndamubaza nti ese Arababwira ati, yambwiye zirahagije. kabazi. Nyuma yaho yababwiye ibyanjye, asohotse maze ajya ku nongera musozi guhura w'imyelayo n'abavandimwe nk'uko yari n'abashiki amenyereye. banjye. Muri abigishwa be nabo 2012 narabatijwe, baramukurikira. ngaragariza mu ruhame ko niyeguriye Yehova. Bahageze arababwira ati, mpinduka umuhamya wa Yehova wemewe. Igihe Mukomeze nari maze gusenga kugira ngo kubatizwa, mutagwa mu bishuko. muri Amerika haje impunzi nyinshi. Nari nzi ibibazo impunzi ava aho zihura bari nabyo, bari, kandi ajya ahantu nari nzi hareshya naho ubuzima umuntu yatera zibayemo ibuye, kuko nanjye nabubaye. arapfukama atangira gusenga Nashimishijwe no agira kuba ati, Yehova yarankoresheje nkabasha kuzihumuriza. Papa, niba Nubwo nahuye ubishaka n'ibibazo byinshi, undenze iki iyo gikombe. ntekereje ibintu Yehova Ariko ntibibe uko yankoreye, nshaka, mbona yarankuye mu ahubwo bibe mwijima. uko ushaka. Ni nk'aho yambwiye ati, mwana wanjye sohoka muri uwo mwijima. Yehova hanyuma umumarayika yaramfashe, uvuye mu ijuru ankura mu aramubonekera, mwijima, aramukomeza, angeza mu mucyo. maze agira imbaraga. Ariko kubera ko yari afite agahinda Iyo ukoreye kenshi Yehova cyane, ukanamwishingikirizaho, arushaho gusenga kandi ashishikaye, ukemera ko ibyuya akubera bye bihinduka agakiza, nk'ibitonyanga nta by'amaraso, gutererana. maze bikajya bigwa hasi. Nuko ahaguruka aho yasengeraga, ajya aho abigishwa be bari, asanga basinziriye kubera agahinda. Arababwira ati, Kuki musinziriye? Nimuhaguruke mukomeze musenge kugira ngo mutagwa mu bishuko. akivuga ayo magambo, haza abantu benshi, kandi uwitwa Yuda, umwe muri za ntumwa 12, niwe wari uwayoboye. Nuko yegera Yesu kugira ngo amusome. Ariko Yesu aramubwira ati, Yuda, koko uragambanira umwana w'umuntu umusoma? abari kumwe nawe babonye ibyari bigiye kuba, baramubaza bati, mwami tubakubita inkota? ndetse umwe muri bo akubita inkota umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Ariko Yesu aramubwira ati, Rekeraho, ntiwongere. nuko amukora ku gutwi, aramukiza. Hanyuma Yesu abwira abakuru b'abatambyi, abayobozi b'abarinzi b'urusengero n'abayobozi b'Abayahudi bari baje kumufata ati, Mwaje kumfata mwitwaje inkota n'inkoni nk'aho muje gufata umujura. Igihe nabaga ndi kumwe namwe mu rusengero iminsi yose, ntimwamfashe. Ariko iki ni igihe cyanyu, igihe bari mu mwijima baba bakoresha ububasha bafite. nuko baramufata baramujyana, bamwinjiza mu nzu y'umutambyi mukuru. Ariko Petero arabakurikira, bakarenga ahinguka. Bacana umuriro mu rugo hagati, maze bicara hamwe, Petero nawe yicarana nabo. Ariko umuje umwe amubona yicaye imbere y'umuriro waka, aramwitegereza, maze aravuga ati, uyu nawe yari kumwe nawe. ariko arabihakana, aravuga ati, wa mugore we uwo muntu simuzi. hashize akanya gato, undi muntu aramubona aravuga ati, nawe uri umwe mu bigishwa be? ariko Petero aravuga ati, wa muntu we sinifatanya nabo. hashize nk'isaha haza undi muntu abyemeza akomeje ati, ni ukuri uyu nawe yari kumwe nabo, n'ikimenyimenyi n'umunyagalilaya.
ariko Petero aravuga ati, wa muntu we, ibyo uvuga simbizi. nuko ako kanya atararangiza kuvuga, isake irabika. Umwami arahindukira areba Petero, maze Petero yibuka amagambo umwami yari yamubwiye ati, uyu munsi isake irabika umaze kunyihakana gatatu. Nuko arasohoka, maze ararira cyane. Hanyuma bari barinze Yesu batangira kumunnyega bamukubita. Bamupfukaga mu maso bakamubaza bati, umva ko uri umuhanuzi, ngaho tubwire ugukubise. nuko bakomeza kumubwira n'ibindi bintu byinshi bamutuka. nta gushidikanya ko tuza kwishimira kuba twunze ubumwe n'abavandimwe n'abashiki bacu bo hirya no hino ku isi mu gihe turaba twizihiza urwibutso rw'urupfu rwa Kristo kuri uyu mugoroba. Mujye muzirikana ko abagize inteko nyobozi babakunda. Dusenga dusaba ko Yehova yaha umugisha abagize ubwoko bwe bari hirya no hino ku isi kuri uyu munsi wihariye.